twishimiye kubana namwe. Reka kuba afite umwanya bamaze kubyuka kumvira aho bicaye ari umwe cyangwa ari babiri ari umuryango, aho duhagaze turirimbira hamwe indirimbo y'165. Ndagukunda umwami uziko ngukunda, ndagukunda Yesu bihebuje rwose, ndagukunda Yesu nawe urabizi, imirimo yanjye izabyerekana, nishimye rwose bitavugwa, ibyishimo byanjye ntawabirondora, ndareba ubutunzi buri mu ijuru, nzagabirwa nawe kubw'ubuntu bwawe, Yesu mwami wanjye niwe nkesha byose, arugucungurwa ari n'ubugingo, nzakageza iteka nkuririmbire, kuko ubuntu bwawe bwandemye umutima, naguhwanya nande mucunguzi wanjye, uhora ni neza ntugira impinduka, nzajya nguhimbaza kubahirize, ukubuntu bwawe bwandemye umutima. Turagushimye Data wa twese, udukundiye kubaho, ubiherwe icyubahiro, uduhaye n'uyu mwanya, izina ryawe rihimbazwe, ubyukije benshi mu bitotsi wabibahaye nabwo bihimbarizwe, uteye benshi umwete wo gukurikirana nabwo ubaha ubwenge, uzi bikwiriye kubwirwa imitima waremye, biduhe bibona bikwiriye kuri twese, ubiduhere mu izina rya Yesu, amen. Uyu mwanya n'iyi saha tugiye kuganirira hamwe amagambo atari magufi ahubwo maremare. Ni ijambo ritubwira ngo kwirinda kwanduzwa n'urukungu. Abantu benshi cyane iyo biga bakunda kwiga imperuka, nibyo ni byiza, bakiga urukundo ni byiza, bakiga ubuhanuzi ni byiza bw'amateka, ariko haba hari n'igihe tuba dukeneye kumenya n'imigani Yesu yavuze. Imigani Yesu yavuze yayibwiraga abizera, abategura neza urugamba bazahura narwo, maze akagambira kuyabwirira mu marenga, ku buryo bisaba ubugenzuzi, ubushishozi, ndetse no kumenya imiterere cya kintu kiba cyaragereranyijwe. Niba bavuze ngo ihene n'intama, uba ugomba kumenya imiterere y'aho ihene itandukanye n'intama, zose ari amatungo magufi kandi y'indya byatsi. Harangiza yavuga ko inkoko ibundikira abashwi bayo, ukabanza wajya kureba neza ukuntu yifata mu bashwi bayo. Mbese ibyo bintu byose ukaba ugomba kubigereranya ngo ubu ubizi neza, atari inkuru mbarirano, kuko abantu benshi cyane batamenya ibyo Yesu yavuze, kandi ibyo Yesu yavuze ntabwo n'ubuhanuzi ariko bunyuriye amarenga ya gihanuzi.
rero turi kwirinda kwanduzwa n'urukungu turabanza twite cyane ku bintu bitatu bikomeye twashatse kureba. Ingingo ya mbere ni ukumenya urwango Satani afitiye umuntu ku giti cye, ukamenya urwango Satani yanga itorero ry'Imana, ukamenya n'ukuntu yibasira ubutumwa bw'ukuri. Izo nzira zose turazivugaho ariko cyane cyane tugendereye urukungu. Kuba rwumva kandi baravuze n'urukungu ruvanze mu masaka, ariko Yesu asobanura neza ko urwo rukungu ngo abantu barasinziriye, Satani umwanzi araza ararubiba. Ntabwo ari ubwo Yesu yabibye, ahubwo ni umwanzi wabibye urwo rukungu mu masaka. Birangije abantu bagira intambara yo kuba bamaze kurumenya, bararumenye ariko bashaka kururandura. Yesu arababuza. Iyo ni intambara. Yaba gusinzira ni intambara, kubibwa k'urukungu mu itorero ni intambara, gushaka kururandura ni intambara, gutegereza ngo rugwere narwo rumenyekane nabwo ni intambara. Niyo mpamvu byose bisaba ubwitonzi cyane. Noneho no kumenya urwo ari rwo nayo ni iyindi. Niyo mpamvu twashatse kubitekerezaho neza, ariko intambara tuyisobanuye ku bantu bazi neza ibirebana n'iby'iyobokamana. Ni urugamba rwatangiriye mu ijuru, ntabwo ruhera hano ku isi. Niyo mpamvu abantu iyo basomye bavuze ngo mu ijuru haba intambara, ntabwo bavuze ngo mu isi haba intambara, ahubwo intambara yimukiye mu isi ariko ivuye mu ijuru, isembuwe na Satani, amanukana igice kimwe cya gatatu cy'abamarayika, yarangiza abo baza kwitwa abadayimoni. Abo bajya bakwira isi yose, bakagera ku muntu wese, mu kazi kose, mu buryo bwose, mu bigo byose. Nta na hamwe bajya bavuga ngo twateyeho harahushwa. Ku bw'ibyo bituma abantu benshi cyane bazi urugamba rw'iby'umwuka bamenya ko hari intambara ndende. Iyi ntambara ndende kugira ngo uyimenye uyirwane, bwa mbere urwana n'ibikurimo kandi byaragiye mudahari, yarangiza nyuma ukazarwana n'ibiri mu bandi bashaka kumera uko bashaka, cyangwa se badashaka n'ukubaho, cyangwa ntube mu byo urimo. Ibyo nabyo akaba ari intambara. Iyo ntambara rero isabwa urugamba rukomeye. Niyo mpamvu Pawulo we yavuze byinshi, aza kuvuga mu byakozwe n'intumwa 24:16 aravuga ngo nicyo gituma mpirimbanira no mu rugamba kutagirira ikibi nkorera Imana cyangwa abandi iminsi yose. Ubwo urugamba rw'ubukristo ni iminsi yose, kandi ni ukugambirira mu mutima ugahirimbana yuko utazagira uwuhemukira kandi n'Imana kutazahemukira. Guhagara muri izo mpande zombi, ngo we guhemukira Imana kandi we guhemukira abantu, ni urugamba. Kuko hari aho bisaba kunezeza abantu akaba ari guhemukira Imana, hakaba n'igihe kunezeza Imana ari guhemukira abantu. Ibyo ni intambara y'ubwayo gusa. Guhagara mu hagati ngo we guhemukira Imana kandi we guhemukira abantu, uba ugomba kumenya ko byanze bikunze hari uzakomeretsa. Nunezeza Imana ababi bazakomereka, nunezeza ababi Imana izakomereka. Ubwo urugamba rwo guhagara hagati wowe niyo ntambara yitwa ubukristo. Rero ku bw'ibyo byitwa ubukristo kuko Yesu yapfiriye ku isi, ni amateka azwi n'abatamwemera bose barabizi ko yigeze abaho kandi akamenyekana, bamwanga bamuzi bamuvuga. Yarangiza ku bw'ibyo niyo mpamvu rero, ariko icyo turi bwibandeho cyane ni urukungu. Rero kumenya urwango Satani afitiye umuntu ku giti cyawe, yibasira umutima wawe, akibasira umubiri wawe, yibasira imibereho yawe, akibasira imico. Uko iyo yagambiriye urugamba rwo kukurwanya aturuka henshi, ariko aho ari buvugwaho naho ngaho gusa hake, nabwo nta hantu turi bujye dutinda. Yibasira umutima wawe, akibasira umubiri, akibasira imibereho, akibasira imico. Mu kwibasira umutima agutera ubugoryi, yibasira umubiri akawutera indwara, yibasira imibereho agatuma urundukira mu mibereho idakwiriye ku buryo gukura ku Mana. Yarangiza yibasira imico agatuma uba nabi cyangwa ukananiranwa n'abandi. Ubwo ni urwango Satani aba yazanye. Ibyo rero nicyo gituma Pawulo we yavuze ari kwandikira Abefeso, arababwira ngo abantu bose bazarwaniye intambara bazabanze bambara intwaro zose z'Imana, be kuzambara imwe ahubwo bazambare zose. Muri uko kwambara zose bivuze ikibazo gikomeye. Nibwira ko benshi bazi mu Efeso 6 yavuze ko kugira ngo ubishobore ugomba kwambara intwaro. Yaranditse mu gice cya 6 umurongo wa 10 ndageza ku murongo wa 15,
haranditse ngo ibisigaye mukomere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Ubwo niko aba bambaye mwambara intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Ubwo Satani iyo arwana intambara arwana akoresheje uburiganya, agutega utazi yaturutse, akagutega utazi icyo ashaka, akagutega icyiza ashaka mu kibi, akagutega abantu ashaka kuriganya. Ahaturuka hose mu buriganya ntiwahamenya. Yaturuka ku mwana ugukunda, yaguturuka ku ukunda, yaguturuka ku itungo, yaguturuka ku washatse, yaguturuka ku umuvukana. Akoresheje uburiganya afite inzira nyinshi yakora. Mujye mwambara intwaro zose z'Imana. 12 kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri. Ubwo bivuze neza ngo ubwo badafite amaraso n'umubiri, Satani yinjiye mu nzu ntabwo yakinguza, ntiyakomanga, kuko afite uko yakwihengeka mu idirishya ukabona yageze mu nzu. Turubuze kubisoma. Turwana n'abadafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware, n'abafite ubushobozi, n'abategeka isi y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Rukumva ko urugamba rurakarishye. Ubwo rero turwana n'abatware, tukarwana n'abafite ubushobozi, tukarwana n'abategeka isi y'umwijima. Ubwo na imyuka y'abadayimoni n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Y'ahantu ho mu ijuru bisobanuye kuba gifite Bibiliya, cyangwa se imyuka mibi yo mu by'umwuka. Kuba afite Bibiliya mwasomye hepfo kugura handitswe kamwe niko busana buvuze. Imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru ni imyuka mibi yo mu by'umwuka, cyangwa se n'abantu babi ariko bivanze n'ubukristo, ku buryo ari yo myuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Ubwo nawe yakuyobya senze, yakuyobya aririmbye, yakuyobya kubwirije, yakuyobya mugiye mu rwiherero. Bityo ni imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Kubw'ibyo rero bisaba intambara ndende cyane yo kurwana urugamba. Arakubwira ku murongo wa 13, 14, 15 hari intwaro y'ingofero, hari intwaro y'ingabo, hari umukandara, hari n'inkweto. Ibyo byose ugomba kubyambara kugira ngo aho ugiye niba wambaye inkweto ujye ujyana ubutumwa bwiza bw'amahoro bwiteguza. Ujye ujyanwa n'amazimwe, ujye ujyana n'inzangano, ujye ujyana n'amateranya, wiyumva uhuruye nawe ngo imirongo ufite niyo guteranya abantu, niyo kuvuga ibyo wabonye, niyo kuvuga ibyo wumvishije, n'ukuzimbura n'ukuzimbura, n'uguteranya. Oya, yukweta inkweto nizo butumwa bwiza. Yawambara yumenya neza ko mu isi yawambara ingofero. Byanze bikunze iyo ngofero numara uzasanga bavuze ngo kwizera nugutega amakiriro ku Mana, kwemera kwigukunda, kwambara gukiranuka. Ibyo bintu byose bikomeye bigomba kwitegerezwa bikanibandwaho kugira ngo abantu b'Imana batazarangara maze bakazazibuka baguye mu mitego batari basi. Niyo mpamvu muri uko kurwana reka mpere kuri ukuntu yibasira umutima wawe mu ntambara ikomeye y'Igifaransa. Page 562 hatubwira ukuntu Satani ajya atera ariko akibasira umuntu ariko watabizi. Haranditse ngo constamment sur les traces de ceux qui ignorent ses desseins. Buri gihe mu miraho cyangwa se aho abatazi imigambi ye banyura, buri gihe aho abatazi imigambi ya Satani baba bari kunyura. Ces vigilants ennemis s'introduisent partout dans nos maisons, dans les rues de nos villes, dans les églises, dans les assemblées législatives, dans les tribunaux. Ahantu hose ku batazi mayereye Satani ajya yinjira mu ngo zacu, mu tuyira two mu migi yacu, akajya mu matorero yacu, akajya mu nama ishinga amategeko ya buri gihugu no mu nkiko. Iyo ahageze il trouble, trompe, séduit hommes, femmes et enfants. Iyo yageze aho ngaho yinjiye mu rugo rwacu, yinjiye mu tuyira twacu, yinjiye mu matorero yacu, yinjiye mu nama ishinga amategeko, yinjiye mu nkiko, abaje kuburagiza, aje gushuka, aje kuyobya. Imirimo ya Satani, urugamba rwana yibasiye umuntu ku giti cye, ashobora kunyura iwawe, yanyura mu tuyira tw'iwanyu, yanyura mu itorero murimo, yanyura mu nama ishinga amategeko, yanyura mu nkiko, ukumva hagiye hafatwa imyanzuro, cyangwa se umuntu akagurega guhuguza, cyangwa akagenduka amategeko abangamiye kwizera, cyangwa mu muryango kamwumva ibyo azanamo rero akibasira umugabo. Azana ibintu bitatu: kuburagiza, gushuka no kuyobya abagabo, abagore n'abana. Qu'il entraîne corps âme dans la perdition. Icyo abagambiriye ni ugufata umubiri n'umutima ngo abijyane mu kurimbuka. Iyo niyo ntego, nirwo rwango rwe. Iyo abizanye rero bigenda biti: dore ibintu azana kugira ngo umenye ko wafashwe cyangwa ko wibasiwe, kuko ni ibintu bibiri: yagukoresha cyangwa akagukoreraho. Ibyo bivuze
ngo il divise les familles et sème partout la haine, la jalousie, les dissensions et les meurtres. Ahanyuze hose ajya agera mu muryango agatera abice mu muryango, ntabwo ari mu itorero, ahubwo ni ugutuma abana batumvikana n'ababyeyi, ababyeyi ntibumvikane n'abana, umugabo n'umugore ntibumvikane, agatuma abavandimwe bibasirana, yarangiza we umurimo we ni ukwibasira, ni ugucamo umuryango, niyo ntego ye. Ahanyuze hose aba urwango, ahanyuze hose aba ibishyari, ahanyuze hose akaba kudahuza, ahanyuze hose atera ubugome. Ibyo nibyo bita kwibasira umuntu. Ubwo ageze iwawe umugore n'umugabo bapfusa, ageze iwawe abana bagusuzugura batakubeshejeho, ageze iwawe wabaruhira ntibazakwiture, ageze iwawe watanga inama ntibazumvire, ageze iwawe bakwanga ibyo ukunda kandi bazi ko ari byiza. Ibyo birahagije. Ubwo niyo mpamvu ubwo mwapfa ubukene kandi muri mwese ntawe wabuhamagaye, mugapfa uburwayi kandi buri wese ntawe wabwiteje, mugapfa kunanirwa ku ishuri kandi nawe atarabyanze gutsinda, yarangiza ibyo gusa Satani nuko yatera. Aha ubwo aba yibasiye umutima wawe, ariko gushaka gusa ngo akubone. Rero ashobora kukubona akagukoresha, cyangwa agakoresha abawe bakakwibasira, yakwibasira aho utuye, yakwibasira itorero urimo, ariko ikiri gushaka ari wowe. Niyo mpamvu noneho ashobora kwibasira umubiri. Satani ni mubi mu kwibasira umubiri, abagambiriye guteza indwara. Mu gitabo cyitwa Imigani ya Kristo, nicyo gituma nko muri mu Bakorinto ba mbere 10 umurongo wa 31 haravuga ngo namwe yo murya cyangwa mukora ikindi kintu cyose mukorera byose guhimbaza Imana. Ariko Satani azi neza ko iyo umubiri ari muzima, Imana ibifite igikoresho cyiza. Imana ibitegereye kuzabona umutima, kuko nimara kubona umutima igikoresho cyo azaba ari kizima. Azaba mbese bisa naho ari imodoka nzima ibyagiye ariko yabuze umushoferi. Ariko Satani hari igihe yibasira wa mubiri kugira ngo nigihe umutima uzahinduka umuntu azaba ari gisenzegeti. Niyo mpamvu mu kubibasira ariho ndibuvuge gato cyane, nabwo nkavuga mu ngingo ivuga itaranto ya muri ya Migani ya Kristo nyine. Hatubwira aya magambo ngiye gusoma. Haravuze ngo tout ce qui diminue la vigueur corporelle, ni page 301 y'Imigani ya Kristo mu kigo cy'Itaranta, ariko mu ngingo ivuga amagara mazima, ubwo nabazakibona. Tout ce qui diminue la vigueur corporelle affaiblit également l'esprit et lui enlève la possibilité de distinguer le bien du mal. Ikintu cyose giciye intege umubiri wawe gisiga gicogoje intekerezo. Iyo ikintu kije kigaca umubiri, kigaca intege umubiri wawe, imbaraga wari ufite zikagabanuka, gisiga gicogoje n'intekerezo, kikakunyaga ubushobozi bwari wari usanganywe bwo gutandukanya icyiza n'ikibi. Urumva ko umubiri ufite uruhare rukomeye cyane. Kubw'ibyo ni nka wavuze ngo vitesse y'imodoka yo yashyizemo ipine niryo ryiruka. Neno kubw'ibyo ntugasuzugure vitesse kandi ntugasuzugure n'ipine, kuko vitesse yatsa ariko ipine ryavuyemo imodoka ntiyagenda. Ariko kandi n'ipine rizima vitesse ntiyagenda. Umubiri n'umubiri n'intekerezo tukabitandukanye. Iyo umuntu yishe kimwe n'ikindi kiburi ubushobozi. Noneho wabica ute rero? Bavuze muri gitabo bavuze ngo l'usage inconsidéré de forces physiques abrège le temps de vie qui aurait pu être employé à la gloire de Dieu. Ikintu gukoresha nabi imbaraga z'impagarike bigabanya igihe cy'imibereho yari kuzakoreshezwa guhesha Imana icyubahiro. Iyo ukoresheje nabi ubwo niko kurara kumbagiye kubivuga hano de plus il nous disqualifie pour l'œuvre qui nous a été confiée. Kandi gukoresha nabi umubiri wawe bikunyaga icyo uri kuzambarira Imana cyangwa se kuzasohoza icyo yagushinze. Pas de mauvaises habitudes, pas de veille trop prolongée. Iyo binyuriye mu kamenyero kabi cyangwa gutarama cyane ukarenza urugero, et la satisfaction de la gourmandise cyangwa ukanezeza ubusambo au détriment de la santé, bikabona ubuzima bwawe, nous jetons les bases de la maladie. Satani dushyiraho ifatiro rw'indwara. Ubwo no burya Satani yatera kurya nabi, Satani yatera gukora ukarenza urugero, Satani yagutera kudasinzira cyangwa ukayukunda gutarama cyangwa ugataramirwa, yarangiza cyangwa ukagira ibigusakuriza kugira ngo akamaro kawe kazagaburike ku isi. Uko ni ukuntu yibasira umubiri, yibasira imibereho. Muri ubuzima bwa none abantu benshi cyane kwiga no kwigisha
mbese ukaba uri umugabo ukaba uri kwiga, umugore akaba ari kwiga, abana bari kwiga, muri burye, muri bubake, muri bworore, muri bucuruze. Ibyo bintu byose Satani yabinyuramo, maze hakaza amaganya y'isi, hakaza ivutu no gusinda, umuntu akabura uko abikora, noneho gutinya guhemuka bikagenda bigabanuka. Niyo mpamvu Satani we aravuga ati icyampa bagasonza, icyampa bagahomba, icyampa bakarangarira muri ubwo butunzi bafite. Satani nuko yibasira imibereho, noneho yibasira n'imico. Muri Bibiliya hatwereka ukuntu imico y'abantu ari mibi. Iyi mico ni Imigani igice cyaho cya 6, hatubwira neza ukuntu umuntu ashobora kubaho ariko ari mubi, imico yaragize. Imigani 6 umurongo waho wa 12 ndageza 17, umuntu w'ikiburaburyo, umuntu w'inkozi y'ibibi, niwe ugendana iminwe igoreka, niwe ugendana umuntu ugoreka, akicirana amaso, akavugisha ibirenge, agacisha imarenga intoke ze, umutima urimo ubugoryi, ahorana imigambi yo gukora ibibi, akabiba ibiteranye. Uyu muntu ni ikiburaburyo, uyu muntu ni mubi, imico yiba yarononekaye, ahageze hose ibyiza ntabishobora, ntiyashobora kuvuga ibyiza, ariko umutima we urimo ubugoryi, ahorana imigambi yo gukora ibibi, akabiba ibiteranye. Uyu muntu bafite imico mibi. Nugera hepfo uravuga ngo nicyo gituma amakuba azamutungura, azaboneka vuba kandi ntazumva. Muzakurikirane mwebwe ku murongo wa 17 na 18 na 19, amaso y'ubwibone, ururimi rubeshya, amaboko avusha amaraso y'utariho urubanza, umutima ugambira ibibi, amaguru yihutira kugira urugomo, umugabo w'indari kuvuga ibinyoma, n'uteranya abavandimwe. Aba bantu ni imico mibi. Ugomba kwirinda ibi byose muri kureba, nibyo bigiza abantu bameze batyo, atari uburangare batohejwe, ahubwo ari bwo ruganda bafite mu bwenge bwabo, bafite uruhare mu kuburukungu. Iki kora nubwo mbivuze ntabwo bivuze ngo abantu bose uzabona bashutswe cyangwa bagwe mu bijuko bakavuga ibyo batari bagennye ngo hezahere, wowe ntukamenya urukungu. Nubwo uzarumenya, uramenya ntukihutira kururandura, kuko nibwo rugamba turimo. Niyo mpamvu bakoresha ijambo ngo umutima ugambirira ibibi, amaguru ye yihutira kugira urugomo, ni umugabo w'indari kuvuga ibinyoma, nuvuga mbese ibyo utazi, n'uteranya abavandimwe. Aha ndagira ngo iyo niyo mico mibi. Satani yibasira umutima, Satani yibasira umubiri, Satani yibasira imibereho, Satani yibasira imico. Aha niyo kimenyetso cyo kumenya neza ukuntu uzahangana nawe bwite igihe bizaba biguturutse mu mubiri, biguturutse mu mutima, biguturutse mu mibereho, biguturutse mu mico, byinjire mu muryango, byinjire mu nama nshinga amategeko, byinjire mu nkiko, byinjiriye mu itorero. Mbese uzamenye uko urwana intambara, kuko kwirinda kwanduzwa n'urukungu. Ababi nta wenda kubamara ku isi, kuko Daniyeli 12 umurongo wa 10 hatubwira ko abanyabwenge bazajya bamenya ko ibintu byahindutse, ariko ababi bazakomeza gukora ibibi, kandi nta numwe muri bo uzabimenya. Bivuze neza ngo hariho abantu tugomba kumenya neza ko hariho ibyo bazamenya n'ibyo batazamenya. Haranditse 12 Daniyeli umurongo wa 10, haravuze ngo benshi bazatunganywa, bazezwa, bazacishwa mu ruganda, ariko ababi bazakomeza gukora ibibi, kandi nta numwe muri bo uzabimenya, ariko abanyabwenge bo bazayamenya. Urukumva ko abanyabwenge hari igihe bazajya bamenya ati ibi bintu bifite icyo biri gushaka, reka mbe mbikuyemo akarenge, yarangiza maze umunyabwenge yabona ibibije akabyikinga. Ndatambutsa aho ngaho. Satani rero ngiye ku ngingo ya 2, ajya yibasira itorero. Iyo mu mugambi wo kwibasira itorero yagamije gukora ibi bintu bikurikira, nakunda ko buri wese yamenya. Kuri iriya ngingo ya mbere muyiteho cyane. Satani yibasiye yakwibasira anyuriye umutima, anyuriye umubiri, anyuriye imibereho, anyuriye no mu mico. Aho hose uzabe maso kugira ngo utazahinduka urubuga yidagaduraho cyangwa ugahinduka igikoresho akoresha. Noneho ko bw'ibyo aho ndatambutse, ndagira ngo iryo jambo murizirikanye, utazahinduka urubuga Satani yirirwa akiniraho cyangwa ugahinduka igikoresho yirirwa akoresha mu bantu. Ibyo uzabyirinde. Ku ngingo ya 2 yitwa ukuntu Satani yibasira itorero. Ariteza akazu yaze, abibura urukungu, azana ubuhakanyi, ateza umwiryane. Ibi ni ibitero bine ajya akoresha. Yarangiza kugira ngo akunde yibasira itorero ry'Imana ku isi. Abateza akazu yazo, ukabona akantu kose nta kumaramaza, nta mwete, nta
umuhati ukabona ikintu cyose mbese ari gukururuka umuntu akagira umwete mu bibi no mu bye ariko yagera mu by'Imana akabasimbirimo. Ako niko kazuyaza, mu bibi akagira umwete, mu bye akagira umwete, yagera mu by'Imana agakururuka akabasimbirimo ntibindeba, yarangiza nimbona umwanya bikaba ari aho ngaho. Ibyo ni igitero Satani yaratera, iyo ari ukumeze uba ntacyo umara itorero, ubwo buri ikibazo. Noneho niyo mpamvu abiba n'urukungu, nabyo ndabivugaho, akaza n'ubuhakanyi agateza umwiryane. Pawulo ari kwandikira Abefeso yavuze impamvu irwanya umwiryane. Ni Abefeso igice cya mbere umurongo wa 15 ndetse n'Abefeso 4 umurongo wa 23 kugeza 25. Abantu bashaka kumenya neza kugira ngo babera mu itorero hariho icyo bamaze, hariho icyo bari cyo, mbese bigaragara neza ko utari ikirumbo, utari ikibazo, utari inkomyi, utari gisitaza, bizagusaba kubanza warebera ahantu ngiye gusoma. Abefeso igice cya 15 haranditse hagira hati, nicyo gituma nanjye maze kumva uburyo mwizera umwami Yesu mugakunda bera bose, bashimira Imana urudaca, kabasabira uko nsenze. Iyo itorero ryatsinze ryizera umwami Yesu, iyo itorero ryatsinze abo musengana bose urabakunda byanze bikunze, baba barimo abanyantege nke, baba barimo indangare, baba barimo abahakanyi, ariko bose bakunda kimwe kuko rubibasira rubahera ruhande. Kubw'ibyo rero ubwo umwe acumura mukabicyurirwa mwese timukwiriye kwangana, ubwo umwe akiranuka mukabishimirwa mwese timukwiriye kwangana, ubwo umwe arangara yarangiza mukabicyurirwa mwese tukange uwo nguwo. Niyo mpamvu ubwo turi abavandimwe bamaze kumva uburyo mwizera umwami Yesu ariko mugakunda n'abera bose. Iri ni ijambo rikomeye, haravuze ngo mbashimira Imana urudaca, nkabasabira uko nsenze. Iri jambo ryitwa gukunda bera bose niryo Yesu yabwiye abigishwa be muri Yohana 17 aravuga ngo nimukundana niho bazamenya ko muri abigishwa banjye. Kugira ngo twemererwe ko turi abigishwa ba Yesu nuko dukundana. Niba tudakundanye ubwo turi abigishwa bundi tubatari aba Yesu. Niyo mpamvu burya harimo ijambo rikomeye cyane. Naho mu Efeso 4:23 ravuze ngo mugahinduka bashya mu mwuka w'ubwenge bwanyu, mukambara umuntu mushya waremeye byo gukiranuka no kwera bizamwe n'ukuri nk'uko Imana yabishatse. Ahangaha ni ahantu hakomeye kandi nakunda ko tuhitaho tukahazirikana. Iyo umuntu amaze guhinduka akaba mushya mu mwuka w'ubwenge bwe, yarangiza mu bwenge hagahinduka hashya, ntabwo tuzajya mu ijuru imibiri yacu yahindutse. Usanga mu burebure azakomeza abe muremure, mu gufa akomeza abe muremure, amagambo ntazahinduka ngo bivuge ko avugaga menshi azavuga make cyangwa avugaga make ko azavuga menshi, ahubwo Imana izabagara. Nimara kubagara ntabwo uri kubagara ibitahwanye n'uri kubagara ibishyimbo, ntabwo uhagara ibishyimbo ahwanye n'uri kubagara uburo, ahubwo ni ugukuramo ikintu cyose kibi ikiza cyawe kigasagamba. Uko niko ubwo budasa bwawe utandukaniyeho n'abandi bukaba bwiza bukiyongera, butakirimo itiku n'uburiganya n'amayere n'inzangano n'inzika n'amatiku. Niyo mpamvu umuntu abahindutse mushya mu bwenge. Mukambara umuntu mushya waremeye byo gukiranuka no kwera bizanywe n'ukuri kuko Imana yabishatse. Ubundi kuba mwiza ni ukuba nk'uko Imana ishaka. Iyo ubanye nk'uko Imana ishaka ntabwo biba bivuze ngo ubaye nk'uko abantu bashaka, ariko uko Imana ishaka bigirira abantu akamaro. Niyo mpamvu kunyuranya n'abantu ariko Imana yanezerewe bijya bigeraho abantu bakazabibonamo inyungu kuruta kunezeza abantu Imana ibabaye. Tugahatanire kunezeza abantu utanejeje Imana, ahubwo ibanze urebe ko mbese Imana iranezerewe. Niba Imana inezerewe se abantu babajwe n'iki? Babajwe no kunyuranyije nabo. Nyuranyije n'abantu nkanezeza Imana bitwaye iki? Ndabizi ko ntabahemukiye, ahubwo nuko mpemukiye ibyo bakunda. Ku murongo wa 25 nuko ro muyamburo ibinyoma umuntu wese avugana ukuri na mugenzi we kuko turi ingingo z'abagenzi bacu. Iri jambo niryo jambo rikomeye cyane, turi ingingo z'abagenzi bacu. Uretse abana baba ariko twumva umuntu wese ajya sitara, ururimi rukavuga ngo ndasitaye, yarangiza yarwara umutwe ati ngwaye umutwe,
ni ururimi rubivuga. Yasonza aho ibyo kurya bishize mu gifu akavuga ngo ndashonje, bikavugwa n'ururimi. Ni uko ururimi rwamaze kwiyitirira ingingo zose, rugasanga ko iyo kimwe kirwaye nabwo rwihura n'ikibazo. Nicyo gituma uzarwara, amaraso yarwara, ijwi rikagabanuka, yarangiza kandi aho ijwi ritarwaye, ururimi rukananirwa gusohoka, nta kindi kibiteye. Nuko bisa nk'isano tugomba kubaho kugeza ubwo tuzabaho turi ingingo za bagenzi bacu. Yacumura ukababaraho kwishima, yacumura ukaribwa, yacumura ugasenga, yayunguka ukishima, yabyara ukishima, yatsinda ukishima, bitewe n'uko ari urugingo rwawe. Uravuga uti nubwo atabimpa none ariko azaha abandi, ubwo ahaye abandi agabanyije abona ari kuzaha. Niyo mpamvu mu gihe cyose dukurikirana neza tujye tureka tuba ingingo za bagenzi bacu. Niyo mpamvu kuri iyi ngingo, iyo dukize akazuyaze tugira umwete mu byo dukora, ariko Satani ajya biba n'urukungu. Yabibye rero urukungu, nitumara gukira akazuyaze tuzakunda Imana, twongere dukunde n'abantu bayo, tuzakunda n'ukuri kwayo, kandi tuzayikorera tunezerewe. Nitumara gukira akazuyaze tuzakunda Imana, tuzakunda n'abantu bayo, tuzakunda n'ukuri kwayo, kandi tuzishimira kuyikorera dufite umwete. Tuzaba duhena rya jambo rivuga ngo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no kwiranuka kwayo, niho ibindi tuzabyomerwa. Akazuyaze iyo gakize, iby'Imana bibyiganira muri wowe mbere y'uko ibyawe bifata umwanya wose muri wowe. Ngiyi impamvu iyo umuntu akiza akazuyaze niko bigenda. Yesu yinjiramo maze ukavuga uti mshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Abafilipi 4:13 kugira ngo uje mu by'Imana ibyawe bipfureba, ni imbaraga uhabwa n'Imana. Kwanga kw'iby'Imana bipfureba ni imbaraga y'Imana. Niyo mpamvu ukwiriye guhinduka mushya mu mwuka w'ubwenge bwawe. Noneho Satani rero ajya biba n'urukungu mu itorero. N'urukungu rero ni bantu ki? Ni bantu bameze bate? Iyo usomye neza muri Matayo haranditse ngo nuko abantu Matayo 13:25 nuko abantu basinziriye umwanzi araza abiba urukungu mu masaka aragenda. Nuko amaze kumera no kwera urukungu narwo ruraboneka. Abagaragu be baraza babaza umutware bati, mutware rwabivye imbuto nziza mu murima wawe, none urukungu rurimo rwavuye he? Ati umwanzi niwe wagize atyo. Abagaragu be baramubaza bati, none urashaka ko tugenda tukarurandura? Nawe ati oya, ahari nimurandura urukungu murarurandurana n'amasaka, mureke bikurane byombi bigeze igihe cyo gusarurwa. Mwisarura nzabwira abasaruzi nti mubanze muteranye urukungu muruhambire imitwaro rutwikwe, maze amasaka muyahunike mu kigega. Ahangaha numukugeza kuva ku murongo wa 26 na 5 kugeza 30 hatwereka neza uyu mugani w'urukungu. Uyu mugani w'urukungu rero kubakurikiranira hafi bagasoma, niyo ntambara Satani aba yarateje itorero, ariko yaturutse ryari abantu bari basinziriye. Wari usinziriye ryari? Ni igihe wari utwite ntiwifata neza umwana avuka arwaragura. Wari usinziriye ryari? Ni cya gihe wifashe uko ubonye birangije umwana ararangara arayoba. Ni ryari se wari usinziriye? Ni igihe utitaye ku mahame birangije abantu benshi cyane bayoboka ibyo batazi none basigaye bakurushya. Ni ryari se wari usinziriye? Ni igihe wibwiye ngo abihannye bose babaye abakirisitu, kandi atari byo. Niyo mpamvu mu cyigisho cya 61 cy'igitabo mu gitabo cyitwa ibihamya umuzingo wacyo wa mbere mu Gifaransa haranditse ngo livre et le bongre, urukungu n'amasaka. Haranditse, ntabwo ndi busome mu byinshi, haravuze ngo dans une autre parabole que Jésus donna à ses disciples, il compare le royaume des cieux à un champ où un homme a semé une bonne semence. Mu wundi mugani Yesu yaciye yagirangije ubwami bw'Imana n'umurima aho umuntu yabibye imbuto nziza. Mais tandis que cet homme dormait, ariko igihe umuntu yari asinziriye, l'ennemi sema de livre, maze umwanzi araza abiba mu rukungu. Bagerageje kumubwira byinshi cyane. Ceux qui croient sincèrement la vérité sont attristés de leurs épreuves sérieusement agris par des éléments qui se glissent parmi eux pour les décourager et contrecarrer leurs efforts.
abantu bose bizera ukuri bamaramaje, abantu bose bajya bizera ukuri bamara, ubwo bagiye kutubwira icyo urukungu rutwaye mu bizera ukuri baramaramaje. Yarangiza bajya bababara cyane bakanageragezwa byimazeyo iyo babonye muri bo bivuga ngo par des éléments qui se glissent parmi eux pour les décourager et contrecarrer les efforts. Iyo babonye muri bo harimo abantu bari muri bo, bo ni muri wa murima, babaca intege kandi bakaburizamo imihati yabo. Ni ukuvuga ngo urukungu icyo rubereyeho ni uguca intege abandi no kubuza amajyambere y'umurimo. Mais le Seigneur voudrait apprendre à ce serviteur une leçon de grande prudence. Mu mugani wo kuvuga ko urukungu ruvangavanze n'amasaka kandi ngo be kwemererwa kururandura, yarari gushaka ngo abagaragu bitwa abagaragu, uzi ko ari umugaragu w'Imana mu bintu byose yabonye ibimushogoza ibimugora mu itorero abagomba kugira amakenga. Abateresere croître ensemble mu bireke bikurane. Le prédicateur et les membres d'église devraient montrer beaucoup de prudence, sinon ils feront preuve d'un zèle sans connaissance. Nibaramuka batagize amakenga bazagira ishyaka ritari mu bwenge, ritarimo kumenya, bazihutira kurandura kandi batabyemererwa, maze yarangiza barandurane urukungu hasi, imizi yarwo yasobekeranye n'amasaka. Hari abantu dashima kandi uzi badakwiriye, ariko bafatanye nabo wemera kandi uzi. Yarangiza kubw'ibyo abowe ibyo ubona bo ntibabibona. Iyo ugerageje kwihutira kujya kurandura kino giti kibi, yarangiza uragenda ukarandurana na wa wundi umuziho ko ari inyangamugayo kandi amukunda. Yarangiza Yesu akakubwira ati buretse nuriya nawe abanze yere, bumuretse ihangane, gira amakenga, gira ubumenyi, ubwo buryo shyaka ryawe ritari mu bwenge buriretse. Ibyo niyo mpamvu ntabwo rero aho ndi buhatinde, ahubwo ngiye kureba bizabyara ikirere by'urukungu. Muri icyo cyigisho cy'ubwacyo cya 61 mu bihamya umuzingo wa mbere aravuga ngo vous aurez des tribulations dans le monde, mu isi muzarwanywa, dit le Christ. Ibi bibasira muzabibona niko Yesu avuze. Mais en moi vous aurez la paix, ariko muri nge muzagiriramo amahoro. Les épreuves auxquelles le chrétien est exposé, ibigerageza umukristo ahura nabyo, la tristesse, ibimubabaza, l'opposition, kurwanywa, l'opprobre, gukandamizwa cyangwa se kurenganywa, sont le moyen que Dieu a choisi pour séparer la barre de grain. Ibyo bigerageza icyo bibereyeho ni ugutandukanya umurama n'imbuto. Twitiranye umurama n'urukungu, urukungu rukwawo, ariko muri njye, muri wowe, niba turi beza harimo ibyiza n'ibibi. Tukigere wibwira ko hariho umuntu yuvuka ari net, oye n'izahabu bajya babanza kuyoza, n'amata bajya babanza kuyateka, n'ibishyimbo banza kubiteka, hari naho bigera bakabikaranga, n'ibirayi barabihata. Mbese muri magufi nta muntu wera ngo de, ahubwo umuntu mwiza ajagira inkamba. Burya imbuto nziza zirahugwa bakagosora kandi bitewe n'umurama. Ababi n'ibibi umurimo wabyo nukuza gukuraho ibibi mu beza, nukuza kubakuraho gutandukanya n'umurama. Niyo mpamvu bazahura n'ibigeragezo bishaririye, bazahura n'ibibababaza, n'ibibarwanya, n'ibibakandamiza. Notre orgueil, notre égoïsme, nos passions mauvaises, notre amour du monde, tout cela doit être vaincu. None umurama wacu nuwuhe? N'ubwibone. Kabiri, umurama wacu wa kabiri nuwuhe? N'ukwikubira. Umurama wacu wa gatatu nuwuhe? N'irari ribi. Umurama wacu wa kane nuwuhe? N'ugukunda isi. Ibyo byose tugomba gutsindwa kandi abantu bazabidukiza n'ababi bari mu isi bakaba no mu itorero. Aba babi ntabwo bazigera bahinduka, kuko umuriro utahinduka ibiryo, amazi ntahinduka ibishyimbo, umuyaga ntuhinduke imvura, kandi imvura ntihinduke umunyu. Urukungu ntacyo wakora, ruzakomeza kuba urukungu, ariko amaherezo ruzatuma ushobora gutandukana n'imiterere yawe mibi. Hari abantu ukundiye kugira icyo bakumariye, ariko niba ari babi uzageraho hari n'inyungu zabo. Ibyo nicyo bavuze ngo mu bihamya umuzingo wa kabiri page 139 bavuga ngo hitamwe ubukene, urupfu, cyangwa aho gutandukana n'Imana cyangwa kuricyaho. Ibyo niyo mpamvu
C'est pourquoi Dieu nous envoie des afflictions pour nous éprouver et nous montrer que ces défauts sont encore dans notre caractère. Biriya bintu uko biri ubwibone kwikubira irari ribi n'urukundo rw'isi ibyo byose Imana ibibona ikatwohereza ibigeragezo bibitubabaza kugira ngo natwe ubwacu dutahure kw'ibyo bikiri mu mico yacu maze dutandukane nabyo. Ibyo ndatambutse ntabwo ndinda kuri ingingo ahubwo icyo nari ngendereye ni ukugira ngo abantu benshi bajye bamenya ko urugamba rurahari, urugamba rugomba kurwanwa kandi mu buryo bwiza, kuko hatabayeho kumenya neza. Mu gitabo cy'imigani ya Kristo page ya 36 cy'ikinyarwanda cya kindi cyujuje mvuge ngo cyujuje ibikenewe, reka tugisome page yacu ya 38 na 39. Haravuze ngo urukungu rukiri ruto rwasaga n'ingano cyane, ingemwe zarwo zigitoshye, ariko umurima wamara kuba ikigina igihe cy'isarura kigeze, ibyatsi bidafite umumaro ntihabe hari gisa n'ingano kikirangwamo namba. Amahundo yazo abamaze kunamishwa n'uburemere bw'impeke zazo zeze. Abanyabyaha bigaragaza nk'abafite ishusho yo kwera. Abanyabyaha bigaragaza nk'abafite ishusho yo kwera bivanga n'abigishwa nyakuri ba Kristo mu gihe runaka. Ubwo batangiye kuvuga urukungu. Abanyabyaha bigaragaza nk'abafite ishusho yo kwera bivanga n'abigishwa nyakuri ba Kristo mu gihe runaka. Kandi mu Kristo bwo kwishushanya haba hari umugambi wo kuyobya benshi. Mu Kristo umuntu ari gukora butari mu mutima bujya buyobya bangana iki, buyobya benshi. Ari mu gihe cy'isarura ry'isi hazaba hari itandukaniro hagati y'icyiza n'ikibi. Ku iherezo abifatanije n'itorero gusa ntibifatanye na Kristo bazamenyekana. Ikibazo cy'urukungu ni abantu bishushanije baraza bifatanya n'itorero ariko ntibifatanya na Kristo. Ni Yobu igice cya 14 umwana wabyawe n'umugore arama igihe gito nyuma agakenyuka. Icyo nicyo bashatse kuvuga hari kwifatanya n'itorero gusa ariko utifatanyije na nyiraryo bisa no gufatanya no kugira ubwene gihugu ariko udakunda icyo gihugu ufite ubwene gihugu. Noneho kubw'ibyo niyo mpamvu ahantu muhumve neza urukungu icyo ari cyo. Urukungu haravuze ngo abanyabyaha bigaragaza nk'abafite ishusho yo kwera bivanga n'abigishwa nyakuri ba Kristo igihe runaka. Ariko wa muntu ukabona nawe yatangiye isabato, wa muntu ukabona nawe yatuye, wa muntu nawe ukabona ari muri korale, wa muntu ukabona nawe hari igihe yabwirije, ariko yifatanyije n'itorero ariko atifatanyije na Kristo. Urukungu rwemerewe gukurana n'ingano rukagira ibyiza byose byo kubona izuba n'ikime, nawe akabona amahirwe nk'abandi bose. Nibyo hepati, ariko mu gihe cy'isarura nibwo muzagaruka mukamenya gutandukanya abakiranutsi n'abanyabyaha, abakorera Imana batayikorera. Ni Maraki 3:18 mu gihe cy'isarura. Isarura ni ryari? Ntabwo ari igihe bagarutse, ahubwo ni ubutumwa bwa Maraki 3. Muzabisoma mu gitabo cyitwa ibyaduka byo mu minsi imperuka. Kristo ubwe niwe uzafata umwanzuro w'abakwiriye kubana n'umuryango wo mu ijuru. Azacira urubanza buri wese akurikije amagambo n'imirimo ye. Yesu azagucira urubanza hakurikije amagambo yawe n'imirimo yawe. Ya yindi ujya wibwira ngo uri kumwe n'inshuti yawe, ya yindi ujya wibwira ngo ubwo wamubwiye ngo nta bandi babizi, ya yandi uva hirya uti mu izina rya Yesu ariko uvuye kuvuga nabi no guteranya, Yesu azagucira urubanza hakurikije icyo uvuga. Kuvuga gusa ntacyo bimaze ku munzani, imico niyo igaragaza iherezo ry'umuntu. Noneho imico yawe niyizwi kuruta kuvuga. Umukiza ntiyatumenyesheje igihe cy'isarura icyo ari cyo. Ingano n'urukungu birakurana kugeza igihe isarura rigeze, ariryo iherezo ry'isi. Nubwo inyandiko itubwiye iherezo ry'isi, ariko tujye twibuka neza ko hariho n'abantu batazagera Yesu agarutse. Ariko ntibivuze ngo urukungu ruzaboneka ariko Yesu agarutse gusa. Ahubwo na n'ubu ubuzima bwawe bwa none, uko waramutse, uko ukora, uko uvuga, uko utekereza n'uko ugambiriye, upfuye none buno waba upfuye. Niba ari byiza uri amasaka, kandi niba uri mubi ubona urukungu. Kubw'ibyo rero harakomeje hagira ati ubwo nibwo urukungu ruzashyirwa hamwe rugahambirwamo imiba rugatwikwa. Ntabwo ruzatwigirwa umutwaro umwe, ahubwo urukungu mwumve ko ari umuntu wifatanyije n'itorero ariko ntiyifatanya na Kristo.
ni Yohani igice cya mbere 12 abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Ariko ntibigarukiye aho gusa, ahubwo niba atera gukunda no gukora ibyo yishimira. N'Abafilipi 2:12-13. Niba uzi ko mu bwenge bwawe ntakayihayeho n'intambara n'ubwikekwe no kwigaya birimo ngo uvuga uti byose nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga, yarangiza ukaba imbere yawe hari ikibi cyo gukiranuka utari wakenera Yesu ngo agufashe, ahubwo ukagambira kubikora ngo bagire ngo nawe, yarangiza ubwo wifatanyije n'itorero ariko ntabwo wifatanyije na Kristo. Si igitangaza kuzaba ikibazo rero muri wowe, mu bawe no mu itorero. Kubw'ibyo niyo mpamvu icyo gihe abakiranutse bazarabagirana nk'izuba mu bwami bwa Se, kandi umwana w'umuntu azatuma abamarayika be bateranye ibiteye isoni byose n'inkozi z'ibibi babikure mu bwami bwe. Ibyo niyo magambo bakoresheje honyine bavuze. Impamvu bavuze ngo babanze bahambire, baravuze ngo umwana w'umuntu azatuma abamarayika be. Bamarayika bavuzwe ni abamarayika batatu bakwisweho n'amarayika ukomeye, hakaboneka n'ijwi rirenga. Umurimo wabo ni inyigisho zigambiriye kuvangura, ngo umwibona nyuri inzira ye ni umuba, umwanganya nyuri inzira ye uwo ni umuba, uwikubira nyuri inzira ye ubwo ni umuba. Yarangiza ibyo bintu byose by'abantu baharaniye ikindi kitari kwera bizakurwamo, ariko buri wese anyuze inzira ye. Kuko abasinzi batanywa inzoga y'ubwoko bumwe ariko bose bagasinda, nako n'abanyabyaha nabo bazanyura inzira zitandukanye ariko bose bakanaba babi. Nicyo gituma abagabo nibanyura mu gushaka abagore, abagore bakanyura mu gushaka imyenda, urubyiruko gashaka ubunebwe, abakobwa bagashaka kwambara ubusa, abanyapolitike, mbese buri muntu wese. Ariko igihe kizagera abamarayika bavuga ngo kino giciriweho iteka, ni inyigisho zizaza zibigaya, yarangiza zerekane. Niyo mpamvu bavuze ngo kandi umwana w'umuntu azatuma abamarayika be bateranye ibiteye isoni byose n'inkozi z'ibibi babikure mu bwami bwe, babijugunye mu itanura ry'umuriro, niho bazarira bagahekanyira amenyo. Ubwo rero si icyoroshye. Niyo mpamvu ari ukumenya neza ko urukungu ni abantu babera ikibazo abakiranutsi, yarangiza bakababera igisitaza. Rero kuko umugambi ari ukumenya neza ibisabwa, ni ukugira ngo tumenye neza ko iyo Satani yibasiye itorero ariteza akazuyaze. Iyo Satani yibasiye itorero abiba mu rukungu, azana ubuhakanyi. Iri jambo ubuhakanyi, usomye intambara ikomeye mu kigo kitubwira ngo ubuhakanyi n'ubundi, harimo ijambo ryakoreshejwe kandi navuga ko ribabaje. Paji ya 53 y'intambara ikomeye mu Gifaransa, ni icyigisho cyacyo cya kabiri, harimo ijambo rivuga ngo déterminer à rassembler le monde chrétien sous ses étendards et à exercer sa puissance par son vicaire, le pontife haritien qui s'est donné comme le représentant du Christ, de grâce dictaire, n'avait pas encore achevé sa tâche. Ubwo hari hamaze gufatwa umwanzuro mu isi ya Gikristo, ubwo ni mu ijana rya 4, yarangiza mbese kubaza amateka hirya y'itorero rya Sumuruna mu musozo waryo, hari nko mwaka wa 303 niho umwami bita Constantine, umwami w'abami wo bita Empereur w'Umuroma, yahisemo ko afata ubutegetsi agashyira hihindura amatwara, ibyo bita revolution. Imiterere yari isanzweho yari abayuda, yari abaroma bibasira abayuda muri rusange, nyuma bakibasira n'intumwa by'umwihariko. Iyo niyo yari ingoma yabo yagwanyijwe yitwa itorero rya Sumuruna. Noneho nyuma nk'abami nk'abitwa ba Deocretien, babitwa ba Konakoro, abitwa ba Valeri, n'abami bategetse icyo gihe ariko baje kwibasira abakristo cyane bakomotse kuri Yesu n'intumwa ze. Noneho kubw'ibyo mu kubica ntabwo bagiye bapfa neza, hariho abishwe n'inzara, hariho abaguye ku gasozi, hariho abahizwe n'abana babo n'abagore babo. Muri abo bami uwitwa Constante yarangiza arangije abirebye asanga kugwanya iby'Imana n'ab'Imana ubajije ubusa bijya bigira ingaruka mbi ku babikoze. Nicyo gituma niyo ugiye kugira ucyaha ubanza kureba kutari kumuziza ubusa, kuko uramutse urimo kumuziza iby'Imana umurusha imbaraga koko, ariko nawe Imana ikazikurusha, kuko ibasira birayoroheye cyane. Noneho kubw'ibyo niyo mpamvu yageze aho bifata ingamba zikomeye zo guhindura amatwara,
ayo matwara yari ari mu mutego uteye ubwoba kuko bari bagiye gufata bwa bupagani bw'abaroma bakabuhuza n'ubwo abakristo bahahamutse maze abantu bakemera byombi. Iryo hahamuka ry'abakristo ryatumye bemera kuvanga ibyabo n'abapagani, no guhamuka kw'abapagani bituma bavanga ibyabo n'ubukristo, bibyara ikindi kintu cy'ubukristo bw'ikimanyi butajya bwemerwa. Noneho ubw'ibyo bibyara rero nibyo byaje kubyara umuntu uvuga ko ahagarariye Imana mu isi, ahagarariye Kristo, ari we mushukanyi ukomeye. C'est par le moyen de païens demi-convertis, de prélats ambitieux et de chrétiens mondanisés qu'il parvient à ses fins. Kugira ngo agere ku migambi ye habonetse ibitero bitatu. Bwa mbere ni abakristo bahindutse by'igice, barabyemeye. Kabiri ni abasonzeye ubukuru n'icyubahiro. Gatatu ni abashaka kumera nk'ab'isi. Ibi bitero bitatu nibyo byibasiye itorero ry'Imana maze ubuhakanyi buravuka. Noneho buriya aha ndagira ngo ibi bintu bitatu ibyo bitare païens demi-convertis ni abapagani ariko bahindutse by'igice baza mu itorero. Kabiri les prélats ambitieux ni abantu baba bashaka izo ambition nk'ibindi byo guha n'ubuhara bw'icyubahiro, yarangiza hari abandi bari bakina icyubahiro. Les chrétiens mondanisés noho ni abakristo bameze nk'ab'isi, byanze bikunze. Iyo bavuze nk'umuntu ni mondanize, ubwo ubujyana n'akagezweho ka buri munsi, kandi hari aho abo wabuza kugendana n'akagezweho bakava mu byo bizera. Ni abantu bahora barikanuye, aho gufata umurongo afata amashono, aho gufata umurongo agafata ingendo, aho gusoma igitabo agasoma amapica, yarangiza agasanga byanze bikunze. Kumubuza gufata ibyo niko kubuza abagome kugira nabi. Niyo mpamvu aba bantu batatu, umupagani wahindutse by'igice yinjiye mu itorero, ushaka icyubahiro nawe yinjiramo, n'ukunda iby'isi binjiramo, maze urufato rw'ubuhakanyi rurabonetse, kuko byari bigaragaye ko abo kuyirwana bari babonetse. Niyo mpamvu ari ngombwa kumenya neza ko Satani iyo yibasiye ibintu, ubwo rero aha twageraga byo rwabyo gusa kumwiryane ntago mpatinda, n'ubuhakanyi ndabuvuzeho gato cyane. Yarangiza ariko umwiryane abantu bazaba badakunda n'ababo. Rero uyu mwiryane tuba tugomba kumenya neza ko iyo tubonye tukabyine tugakine birakomeye cyane. Muri kino gitabo handitse ngo la longue page ya 28, la longue patience de Dieu envers Jésus semble confirmer les Juifs de leur impénitence. Kwihangana kwa Yesu igihe kirekire kuri yihangana Yerusalemu kwatumye abayuda bibeshya ngo menga nta gihano bazaba. Batumye abayuda bibwira ko nta gihano bazabona. Niyo mpamvu par leur haine et leur cruauté envers les disciples de Jésus bangiriye urwango n'ubugoma bigishwa ba Yesu, rejetèrent le dernier appel de la miséricorde, maze banga ihamagara riheruka. Icyo ngendereye nyamukuru no kugana ku musozo ni ukugira ngo mwumve neza ko kwirinda kwanduzwa n'urukungu, ariko ahubwo urukungu rugasiga twejejwemo imiterere yacu mibi. Kumenya urwangano Satani afitiye umuntu ku giti cyawe, yibasira umutima wawe, akibasira umubiri wawe, yibasira imibereho yawe, yibasira imico yawe. Yanga itorero akariteza akazuyaza, abiba urukungu, azana ubuhakanyi, agateza umwiryane. Gatatu, yibasira ubutumwa bw'ukuri, agateza ubwaka no gukabya, abantu bagahora bacyurirwa bayobye kandi batarabibanye nabo, ariko Satani bakaba yageze ku ntego ye. Kabiri, agatera ubuhakanyi, abantu bakibasira iby'Imana yavuze bumva batazabikora kandi bakanga n'ababikora. Gatatu, intambara z'isi nazo zibasira itorero ry'Imana, zibasira umuntu, bigatuma amoko arangana, ibihugu bikangana, ivuga butumwa rigakoma mu nkoko. Nubwo mu bihamya umuzingo wa gatatu page 197 mwisubiye kabiri haranditse ngo umuntu ntiyashobora kurangiza umurimo kandi ntiyashobora no kuwukereza. Nubundi y'abantu bivanga gato cyane kubu ngubu avuga bati nta wagera ibunaka n'ibunaka ubikoranabuhanga ryahageze. Ubwo byanze kandi kuri make, ubwo bikwereka neza ko umuntu atashobora gutangira iby'Imana. Niyo mpamvu intambara z'isi nazo Satani yazitegura kugira ngo umurimo n'abakristo gito. Abakristo gito nabo Satani ajya bateza akabazana, maze yarangiza umuntu avuga ati ntiyarwanyiwe, ntiyabonetse muri yamazimwe. Iriya si yo korari muri kubona yambaye ubusa, yarangiza bari abasore bari kugenda bacuma amapantaro sabanyu, buriya ntacyo barusha abandi.
abakristo gito satani ajya batera ajya bagwanya itorero ry'Imana. Reka nanjye asomeho muri make cyane naho ndi burangirize mu kigo bise kwitanga. Haranditse agira ngo vous n'avez pas compris que Dieu ne se contente pas d'un cœur partagé. Ntabwo mwasobanukiwe ko Imana idakunda imitima ibiri. Vous avez fait une sainte profession, puis vous êtes tombé au niveau de ceux qui n'ont décrété que de nous. Wavuze ko kwatura kwiza kuri umukristo kandi ko yemeje inzira ari kurongera n'ubundi wibona mu bakristo bo kwizina gusa. Vous aimez la compagnie des jeunes gens qui ne s'intéressent nérema aux saintes vérités. Mwatangiye kwigira inshuti z'abasore badakunda ukuri. Vous avez donc pris l'apparence de vos compagnons. Musigaye musa na bagenzi banyu. Et vous vous êtes satisfait d'une religion qui vous rend agréable à tous. Musigaye mushimirwa n'ubukristo bushimirwa hose. Abapagani bakabashima, ababi bakabashima, ibigezweho bikabashima. Yarangiza iyo bageze kuri iyo ntambwe ugomba kuvuga ngo iyo mpamvu akoresha ngo la foi sainte qui est la nôtre, s'écrit. Kwizera kwacu kuratubwira ngo séparation ni mwitandukanye. Nous ne devrions pas nous conformer au monde ni à des chrétiens morts et sans âme. Tugomba kwirinda ibintu bitatu. Titugomba kumera nk'abisi, icyo ni kimwe. Kabiri, titwamera nk'abakristo b'intumbi, icyo ni cya kabiri. Icya gatatu, sans âme, nta nubwo dukwiriye kumera nk'abakristo batagira ubwenge. Tugomba kwirinda kumera nk'isi, tukirinda kumera abakristo b'intumbi, tukongera tukirinda kubaho tutagira ubwenge. Reka muri kino gitondo n'aya masaha n'uyu mugambi n'uyu munsi cyaba mu gitondo cyangwa bikaba nimugoroba yumenya neza ko tandukana n'isi, tandukana n'abakristo bapfuye badafite amazi, wongera utandukane n'abatagira ubwenge. Imana ibidushoboze mu izina rya Yesu. Amen. Amen.